nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe nk'uko mubimenyereye. Uyu ni umuyoboro wa YouTube twigiraho byinshi by'umwihariko ku bigendanye n'urukundo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 5 by'ingenzi abagore cyangwa abakobwa bakunda ku basore. Abasore bo muri minsi bakunda kugenda bibaza batese ni gute twamenya yuko umukobwa adukunda, ese ni igiki twakora kugira ngo twigarurire imitima y'abakobwa. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Ni ibintu bigera kuri 5 byagiye bitangazwa n'abahanga bagiye bakomeye mu bigendanye n'urukundo. Ikindi kandi ndagushimira wowe tubana buri munsi kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment. Nkuko dukunda kubivuga, murabizi ko ari umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe. Ikindi kandi ndagushimira wowe w'umurundi, abarundi mwese ndabasuhuje cyane. Abarundi rwose maze kubona yuko mukunda ibyo dukora. Ikindi kandi niba ukunda ibyo dukora muri rusange ndagushimiye cyane. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo bintu bigera kuri 5 by'ingenzi bizatuma umukobwa akwiyumvamo. Ni ibintu 5 bituma abakobwa bagenda bakwiyumvamo. Ni ibintu 5 by'ingenzi abagore cyangwa abakobwa bakunda ku basore. Munyemere rero turamburire hamwe igitabo kitwereka ibi bintu 5 by'ingenzi. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Hanyuma rero ngiye guhera ku kintu cya 5 tujya ku kintu cya mbere. Icyo nagushishikariza nuko warangiza kino kiganiro, kuko ushobora gusanga ikintu kiri ku mwanya wa mbere aricyo kintu cy'umumaro cyane kurusha ibindi. Guhaye ikaze. Kwihuse rero ikintu cya 5 cyangwa ikintu tubona ku mwanya wa 5, burya abakobwa bakunda umusore ufite intego n'akazi, cyangwa icyo bita mu rurimi rw'icyongereza goals and ambition. Burya abasore burya abakobwa ni abantu nyine nabo bazi ubwenge. Abakobwa ni abantu bakunda umusore cyangwa umugabo ufite intego zikomeye cyane, kandi umusore ufite akazi muri rusange, kuko burya iyo umusore afite intego kandi akaba afite n'akazi, ni ibintu babyerekana yuko azagira ejo hazaza. Iki rero ni ikintu gituma abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo. Ni ikintu gikurura abakobwa kubera ko baba babona ko uzagira ejo heza. Abakobwa bakunda umusore ufite icyerekezo mu buzima bwe, umuntu cyangwa umuhungu uzi aho agana, ushaka gukora no gutera imbere. Ibi ni ibintu rero biba bishimishije cyane ku mukobwa. Burya iyo umukobwa abonye ko ufite akazi kandi ufite n'intego, ni ikintu cya mbere kimukurura cyane. Twagiye rero ku kintu cya 4. Ikintu cya 4 rero abakobwa burya bakunda ku basore, kandi abasore benshi bakaba batabizi. Burya abakobwa bakunda umusore ufite umutima n'ubwitonzi, cyangwa icyo twita mu rurimi rw'icyongereza kindness and respect. Abakobwa rero bakunda umusore urangwa n'umutima ndetse n'ubwitonzi. Burya umutima mwiza ni ingenzi cyane mu bigendanye n'urukundo. Umusore wita ku bandi, wubaha abakobwa kandi ugaragaza urukundo nyarwo, akundwa kurusha wa musore uba ufite isura. Burya abantu benshi dukunda kugira ngo umusore ukundwa n'abakobwa benshi ni ukubera ko aba afite isura nziza, ni ukubera ko aba afite amafaranga. Hoya, burya umusore ufite ubwitonzi, umusore ufite umutima, uyu musore rero usanga akunda gukurura abakobwa. Ibi rero bigatuma abakobwa bakunda kumwifuza ari benshi, kubera ko ni umusore uba ugaragara nyine nk'umuntu mwiza, umusore utanga icyizere. Twagiye rero ku kintu cya 3 kizatuma abakobwa bagushaka, ikintu kizatuma abakobwa bakwifuza. Ikintu cya 3 rero kizatuma abakobwa batangira kukwiyumvamo ni icyizere ku giti cyawe, cyangwa icyo bita confidence. Iki kintu rero ushobora kwibaza ati gisobanuye iki? Kugira icyizere burya ntabwo ari ukwirata, ahubwo ni ukumenya uwo uri we. Abakobwa burya bakunda umusore ugaragaza ko yiyizeye mu buzima bwe, umusore ufite intego, umusore uhagaze ku ijambo rye. Burya abakobwa bakunda umusore nyine wifitiye icyizere ku giti cye. Ntabwo abakobwa burya bakunda wa musore utigirira icyizere, wa musore ubaza akantu kose, usanga afite intego runaka ariko ari kugenda abaza umuntu wese, ese bino bintu mbikore gute, ese nabigenza nte? Burya abakobwa ntabwo bakunda umusore uteye
gutya. Iki rero kikaba ari ikintu kiri ku mwanya wa gatatu gituma abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo mu gihe uri umusore. Iki ni ikintu cya gatatu gikurura abakobwa ku musore muri rusange. Twagiye ku kintu cya kabiri. Iki kintu cya kabiri ni ingenzi cyane. Twihuse rero, ikintu cya kabiri gikurura abakobwa, iki kintu abantu benshi mukunda kugisuzugura ariko ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ni ikintu cyagiye kivugwa n'abahanga benshi bagiye batandukanye mu bigendanye n'urukundo. Yaba John Gottman, uyu ni umugabo uzwi mu bigendanye n'urukundo, ni umugabo wagiye wandika ibitabo bigiye bitandukanye ku bigendanye n'urukundo. Burya ngo ikintu cya kabiri kizatuma abakobwa bagenda bakwiyumvamo, ikintu cya kabiri gikurura abakobwa burya ngo ni ukuba umuntu usetsa. Burya iyo umusore akunda kuganira, umusore ukunda gusetsa, ibi ngo ni ibintu abakobwa bishimira cyane. Burya umusore usetsa ni umusore wishimirwa n'abakobwa cyane, kuko babona ko uri umuntu wisanzura, bakabona ko uri umuntu mwiza mu bigendanye n'ibiganiro. Ibi rero bigatuma abakobwa bakunda kugenda bakwiyumvamo, ugasanga umukobwa wese ahari wese ari kugenda agutangira ubuhamya agira ati njyewe ndashaka kuzagera kuri uyu musore, ese ni gute uriya musore namwegera tukaba inshuti. Iki rero ngo ni ikintu cya kabiri kizatuma iki ni ikintu nyine tubona ku mwanya wa kabiri kizatuma abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo, abakobwa batangira kugenda bakwifuza. Iki rero kikaba ari ikintu cyari kiri ku mwanya wa kabiri. Twagiye rero ku kintu cya mbere, ikintu cy'ingenzi cyane kurusha n'ibindi byose. Twagiye rero, hanyuma rero niba wakunze ibyo dukora, mbere y'uko tuvuga ikintu cya mbere cy'ingenzi mu bigendanye n'icyatuma abakobwa bagenda bakwiyumvamo, ikintu kizagufasha nyine kugira ngo abakobwa bagende bakwiyumvamo, ikintu kizagufasha mu gukurura abakobwa, mbere y'uko tukivuga, icyo nagushishikariza ni uko wakora kuri subscribe niba ukunda ibyo dukora. Ikindi kandi niba kunze kino kiganiro, kora kuri like, kuko ikindi hari n'abantu benshi bakunda kugenda banyereka ko bankunda, nk'urugero nk'abarundi nyine nahoze mbivuga, abanyarwanda, ndetse n'umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange wese. Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange ni umuntu uba ukomeye cyane kuri uyu muyoboro wa YouTube, kuko twigiraho byinshi, mukomeza kugenda munyereka ko mwishimira ibyo nkora. Ibi ni ibintu bigenda bintera imbaraga. Niba ukunda ibyo dukora, jya muri komenti unyandikire uti ubutaha tuzagaruke kuri iki. Ibi ni ibintu rero bizakomeza kugenda bidufasha. Twagiye rero ku kintu cya mbere. Kwihuse rero, ikintu cya mbere cyagiye kigaragazwa n'abahanga bagiye batandukanye mu rukundo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Burya ngo imico myiza cyangwa icyo bita good personality ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Burya good personality cyangwa imico myiza, iki ni ikintu cya mbere gikurura burya abakobwa. Burya abasore bo muri iyi minsi bari kugenda bagira ngo kuba uri umusore utwika, uri umusore bya bindi abantu bakunda kugenda bavuga ngo uri umusore usaza Afurika, uri umusore w'umusitari, ngo nicyo gituma abakobwa bagukunda. Oya, ibi bizatuma nyine abakobwa bizatuma ukurura abakobwa, ariko mu buryo ubakuruyemo ntabwo ari ukubera ko bagukunda, ahubwo baragushakaho amafaranga, bari gushaka ko wabaha amafaranga, barashaka ko nyine uhugira muri ibyo byo gutwika, bakajya nyine ubatakaza amafaranga, ariko ntabwo baba bagukunda. Burya abakobwa bakunda wa musore ufite imico myiza, umusore urangwa n'imico myiza. Burya abakobwa benshi bakunda umusore w'umunyamico myiza, wiyubaha, utavugisha, cyangwa wa musore utavuga nabi, wa musore nyine uba ufite umutima mwiza. Niba uzi ko uri umusore urangwa n'imico myiza, iki ni ikintu rero kizagufasha kuba wakurura abakobwa. Ni ikintu kizatuma abakobwa bagenda bakwiyumvamo muri rusange. Ibi rero bikaba byari ibintu bigera kuri 5 bikurura abakobwa ku basore. Niba rero uri umusore ukaba wiyiziho bino bintu, ni ibintu rwose bigera kuri 5 bizagufasha. Ni ibintu bigera kuri 5 byagiye bitangazwa n'abahanga bagiye batandukanye mu bigendanye n'urukundo. We tugeranye hano rero, ndagushimiye. Niba kunze kino kiganiro, kora kuri like, ikindi kandi ukore kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Nabone ngiye cyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Naho utaha.